cyane cyane. Imana ibaha umugisha uyu muryango kubwo urukundo mukomeje kunyerekana. Ukuri kw'Imana nta hantu namwe nari nabibona pe, ni ukuri. ariko kubera ko ibi bintu nk'ibi ngibi bizakomeza bibe pe, kubera ko nahemukiye abantu benshi cyane, ariko kuba mbafite bizamfasha kubababarira mu gihe bazaba bari kunyihoreraho. Ni ukuri ndabashimira. Karame gusa ihangane pe, ihangane kandi ibintu bizashira. Ngende itari kugufasha ugasoka muri ibibazo neza, kandi humura rega nahise tuzafatanya tuhavaneho. Shira urakoze cyane, no kuri urakoze. Mani gumugisha. yewe kante ngaho reka nanjye njye mu kazi bire sigare mwita ku murwayi. Urakoze. Ugira akazi keza. Urakoze. Stay vuga naho gato. Reka nze nkurenze irye umva mutabo mwe. Shira uri gushya. Koste iri sishyano koko? Iri sishyano ko byaro? Ariko umva nkubwire, ngiye nta nahantu nzongera kujyana n'uyu mukwe pe. Oya ibyo byo kumwita umukwe ntuzongere no kubivuga, ahubwo ujye ubivuga ruko turi imbere ya Kantengwa, urumva? Kuko ngewe ntabwo Rurinda ashobora kugira umukwe wakagegera nka kuriya. Ariko tekereza umuntu uzindurwa no kunywa igikoma ahangaha, urumva buriya musore mu mutwe ari tayari. Ni ishyano pe. Cyakora Kantengwa agushije ishyano, agushije ishyano. Reka negendera batavana nyumva ntiryarema. None se Ruri ugiye utanyweye igikoma? Igikoma byihorere, ndanywa agafanta ningira ku kazi. Abuja mwari rurije. Aho bicara aho ngaho dusangire. Mabuja mumeze neza? Meze neza Diana, kubera ko amenyereye kwisangiza. None nazanza tugasangira. Oya ntugire ikibazo nk'ubu mwana hano mu rugo se. Nta nubwo ari na ngombwa kugira ngo tujye dusangira, ariko se biri koko yagiye. Hari n'ahangaho uzajya uza twicane dusangire. Use nenda kuzara. Yari yavuze ngo zamaraho imitsi. Oya Diana, arura turye. Arura turye.
ase sheri wagiye kureba umwana ko yakangutse kuko nzajya ngenda nguma ngenda mureba nongera ngaruka subizi ko amamara nyine yaryamye araryamye yabyutse akambura ahita arira ni nk'itegeko cyakora da hanyuma se sheri uriya papa wawe si ubwa mbere yaragiye muri burayira papa se papa rero numva amakuru kera avuga yuko yatubwiye ko yabaye igihe kinini ngo niho yakuriye niho yabaye arahakoreraga ubwo rero urumva ko atari ubwa mbere tuvuga umusaza ari umusirimu nose yari afite na visa buriya visa simbizi ubundi se visa ni ibiki visa se yagusarekane kugiraho ikibazo uri umusaza wasanga yari ayifite yembo nari umusirimu cyane papa arakazi papa ni umushapu rwose Muco ubwo ntushiririza wicaye aho ngaho koko ariko nawe mucoma nini ese nkwatse izina ryawe Muco ako buriya ubona kuntu turi abavandimwe tubaye abavandimwe se ku byo kurya ubonye ndimo kurya rero utangiye kuvugishwa ako jya umenya ko nanjye iyo umeze neza nanjye rwose ntabwo nabura kutakureba kibarika ngo utaramvugira ivanjiri hano ikime cyuzuye cyacyo ni cyacyo buryo ubu nibwo igitoki kiba cyuzuye nawe undi se wamfura we ariko uribuka umuhigo twize guhiga uhese kibo siko inyama zakugiye neza mu bwonko ntabwo wibuka umuhigo twize guhiga wa muhigo wo kuzatereta amabuja ntase bwa kibo buriya wari ukomeje ntakomeza ndakubwiye ngo sibyo njyewe umushahara wanjye nywushyizeho nawe shyiraho uwawe ngende muterete kibo nywushyizeho ugisha ukuri ni ukuri weho ugende ugerageze n'undi uzanga niba mpemba nkashyiraho n'ayawe nzaba mfite amafaranga menshi kabisa nawe uzarwariza ku kundi kwezi ariko se papishi kumva nucomeka ibintu byinshi bwo ntushaka kubyica ni sisiteme ikubiyemo byose harimo pano pano ni kimwe ndashyize hejuru y'inzu nakibonye televiziyo ya puse 22 ifitemo batiri imwe imbere ushobora gucomekaho telefone yawe ugacagingaho itoroshi ugacomekaho radiyo kandi radiyo ifite bafuri kavuga bya bindi bidunda noneho akarusho kayo rero reba aya matara yose nesta y'inzu yose urumva nayacometsemo hariya bagace tugiye kwaka kubera mu bisoro cyane ni ibyo gusa se ndakubwiye ngo bagukubita garanti y'imyaka 3 mbega mahirwe maze ndori Shimwacherera ndambi irwa jya mu baturanye kurikiye televiziyo ukibwira ko televiziyo yacu se yari ihuriye nabo ku mashusho ndakarakara yacu irarenze ni amashusho yo ku rwego rwo hejuru ya mashusho bita HD umurasire mwiza ubuzima buhebuje uri kuburi kwikandishwa mu matelefone ukanda bimeze bite seruri nge maze kuvumbura ko iyo nkwishyuza amafaranga yanjye utangira kuzana ibintu by'ibiganiro bindi ntago tumwe hako seruri utekereza ko njye ntazakwishyura amafaranga yawe ndabizi ko nyafite igihe nikigera njye nzakwishyura
uzanyishyura se ubu hashize igihe kingana iki? Hashize igihe kingana ikira? Mba nkubwira uko bigiye kugenda. Ubu ku nyungu ugomba gufata buri kwezi ngomba kujya nyafata. Urumva? Yose. Ubu kugeza igihe amafaranga yanjye azashiriramo. Kuko amafaranga ndayakeneye. Igihe inyungu izabonekira. Inyungu se izaba yabonetse. Ntago ari yo uhuruza abagore bose b'umudugudu babaza kuryana amanyama n'ibiki. Ntago uzana abagore n'abo nabo bakaza kurya no barira ubuntu nta n'isoni. Iyo nyungu ziza ariko no. Cyaro ngo mbikubarire. Mbere ntago haje nyiramana n'umwana we nibicara bakarya mama brushette n'ibiki byose. Isteri ya brushette sinzi fanta baranywa babonye nizo bakaraba ibirayi byose barabimaze mu kabari barasohotse baragiye. Ariko so ntanagiye kure. Ejo hashize. Ntago hano umuryango we wose waje hano. Family ni haje hano yose. Bakarya bakanywa bakabona n'ibyo bamena nta n'isoni none inyungu zaboneka ngiye nimukajya munzana ibyo bintu byanyu. Umva kora iyo mibaro yirangize ukwezi ni gushira. Ngiye amafaranga yose nzayishyura. Ariko nawe ushaka amafaranga yanjye uyampe ndayakeneye. Ibyo nabyo sawa. None se chérie, ubu niba dutangiye imyiteguro y'ubukwe urumva ubukwe twazabukora ryari? Chérie burya amafaranga iyo ahari n'ibintu byose byateguwe ngo se urumva igisigaye cyaba ari nta cyaba gisigaye. Ese ubundi ibindi ntibyari byarangiye byose ubwo ntihasigaye gutumira abantu. Ahubwo se ugira ngo ngiye nzatumira abangahe? Ahubwo wowe uzagende ubwire mama na papa batangire batumire nta kibazo. Niba ngira gusubira muri Gatoto nzabibaganirizaho twumve. Niyo uzagende ubaganirize babwire gahunda zose. Ubundi ngewe nzasigara ngiye gutangira gukurikirana ibijyanye n'amafaranga. Bose nari nsoje akazi n'umwana yasinziriye. Nta kibazo Nadi wakwigendera. Shari bararatashye. Nse ntasoje akazi. Aratashye nyine. Uragiye gukuramo igitenge agisiga hariya azace hano na bwa busabwe. Akasashiri nawe ari igihumbaza ibibazo nkabura ibyo ngusubiza. None se uyobeye ko se wowe wavuze ngo tugure igitenge. None nazajya aza mu kazi hajya cyambara. Ntago ari washeze ngo imyambarire ye ngo ibiki. Bose byashoboka ko ntavugishaho gatoya. Nose Nadi ni ibyihutirwa se? Yego bose. Ndaje tuvugane. Umva riri ndabona amasaha yo kuruhuka ageze reka njye muri pause. Nawe ushaka icyo ufungura hanyuma ibyo turaza kubikomeza ngarutse cyangwa se tuzanabikora neza. Cyakora numvaga narushyira isimushye numvaga narangiye neza none ibi. Ahubwo se kudarutse kunumira ngo dusangire bite. Sakoze ngiye nzahora ngutumira wowe wazantumiye. So bundi ubaye. Basuze kuryoherwa uryoherwe n'ukuri. Sawa nawe nubibona uryoherwe. Ruri, ega buranza kwishyira. Kubyivugishwa gutyo zo bone ntuzayamba. Nukuri. Tibo, boss aragiye. Aho genda uterete mawuja rero. Ubwo se warugiye he? Akubwo warabuvukanye n'uburagano. Babugushyiriye muri brushette n'ibiki. Byihoreresha. Genda uterete mawuja dore boss aragiye. Mawuja se uri arimo umutamero. Ngiye nta muterete reka nkubwire muco ntabwo bangira. Sibyo. Ngiyewe rwose nakorekaho mbera kaga. Suvuga mawuja. Tibo, kose Imana igufashe ntujye mu bantu bahoze bafite akazi ahanga. Kwangwe ki? Banyirukanye se? Mva ahubwo ngiye nkubwire muco, sibyo? Ngiye kumuguteretera urabyumva neza. Ariko nizere ko ejo utazarira. Awe ntugira ikibazo weho genda turebe. Cyangwa uzarira? Ariko ndizwa n'amafaranga anga. Weho genda ikibazo cyawe. Okay. Niba utazarira reka ngende muterete. Kimberekaho mbera kaga. Muco ndayariye. Kandi n'ushatse wakwisubiraho. Aho yagenda nka kwisubiraho. Nabuja. Usko ngize ngo none uri mwana ko isitse bite?
nyine mbese wabuja ikintu nshaka kubwira mbwira vuba rero hari ibindi monde bari hano kandi bikwihutira nyine ikintu nshaka kubwira nyine ni ikintu kimvuye ku mutima wari kuri bari kwishyura amafaranga yawe ntabwo ari uno munsi pe ejo nibwo nayagura sibyo mabuja ntabwo ari amafaranga rwose ni ikintu ntacyo kimaze iminsi kimbuza gusinzira kagira inkuru nyine urabona ariko si ubifate nabi nyine ndagukunda urankunda koko cyane rwose ku buryo ndara nabuze ibitotsi ati ndagukunda alo mwiriwe neza ni wa mudamu mwavuganye mu gitondo yego umva rero nkubwize ukuri ntakubeshya ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru mfite inote y'ibihumbi 5 imbere n'inyuma itarengaho n'igiceri na kimwe wambabariye koko urabinyemereye urakoze cyane Imana iguye umugisha yego umva mu gitondo ndazinduka ntago uri bunsige yego sawa none se Nadi mama wawe amaze igihe kingana icyo arwaye bose amaze amezi 5 ariko ndabona n'ibitaro nta kintu biri kumarira bizarangira mu cyuye oya ntago ariko bigenda ubundi kwa muganga iyo umuntu arwaye murategereza akaba ari bo babasezerera ahubwo bose biranashaka gusaba ntabwo byakunda ko najya nza kare nkakora imirimo nyine ngomba gukora nkabona n'umwanya wo gutakara kugira njye kumurwaza okay ubundi se ninde wari usanzwe umurwaza hariyo mama wacu ariko nawe bamwohereje kujya gukorera mu ntara okay ntacyo ubwo wajyuza ugakora akazi kawe kare wagasoza ukagenda ikindi nuko na madame azajya aba hari agufashe niba ngombwa sibyo mwakoze boss nta kibazo gusa ejo nzakoreza amafaranga 200,000 bizafasha mama wawe kandi Imana imworohereza sibyo mukuru urakoze cyane boss urakoze cyane ariko se sheri ni ibiki murimo kuvuga bitangira igihe mwahereye niyihe business itarimo irangira ko mutaza nako kutaza wowe ubundi nushaka wa ntashaka naguma daje mbakigurira Ego, ni wowe. Yo, uraho neza. Ariko se uramoberana ibikapu. Gahoze na wowe mbaza uhuri iki antelope. Nyine se ukuye iki? Fungure ndebe se. Oya, tugende harameze nkwereke icyo nkuzana. Sana ngufashe. Ese urajya kumoberana ibikapu. Ariko mbega izuba. Urabangutse pe.